Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hofami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dushimire wakoze subscribe, wowe utarabikora bikore kugira ngo ufatanye natwe mu ivugabutumwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muri nyir'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Ngushimiye kujya neza kwawe kwiza. Ngushimiye ko umpaye uyu mwanya ngo mvuge ku ijambo ryawe. Nsengeye buri wese ugiye kuryumva, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tubazaniye inyigisho nziza igira iti izina risumba ayandi yose. Ubu tugiye kuvuga ku izina risumba ayandi mazina yose. Abafilipi 2:9 aravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Uyu ni uvugwa ni Yesu Kristo. Imana yashyize hejuru cyane. Reka twibaze, hejuru cyane ni hehe? Hejuru cyane ni ukurenga ibintu byose. Bivuze ngo Yesu Kristo ari hejuru y'ibintu byose. Aho ni he ubu yicaye mu ijuru, kandi tubutse ko ijuru riri hejuru y'ibintu byose. Niyo mpamvu Imana yamuzamuye ikamushyira hejuru, hejuru cyane, ahitaruye, aho ni mu ijuru Imana ibamo. Burya abantu kuri iyi si bazi gushaka amazina meza. Ukumva umuntu mwaravuze ngo witwa Tiyana, Ayana, Dadivine, Dayana, Ornella, Bruno, Eric, Pati, Julie, Jolai n'andi meza cyane. Aho ni mu isi. Mu isi bazi gushaka amazina meza ndetse afite n'ubusobanuro. Reka twibaze, uburya muri iyi si abantu, ibintu ndetse n'ahantu hari ikintu bahuriyeho. Mbaza ngo ni ikihe? Ikintu abantu, ibintu ndetse n'ahantu bahuriyeho burya ni izina. Izina bisobanuye iki? Izina ni ubusobanuro butandukanya abantu, ibintu ndetse n'ahantu. Nibyo byitwa izina. Reka tuvuge kuri Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ba Yesu batatu. Ivuga uwitwa Bari Yesu, uwo Pawulo niwe wamuvuze, ikavuga undi Yesu witwa Yusito. Aba babiri si bo ngiye kuvuga uyu munsi, ahubwo ndashaka kuvuga ku wa gatatu, ari we Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ndashaka kuvuga umwana w'Imana waducunguye, wakoze itandukaniro cyangwa se wakoze ikinyuranyo. Yesu Kristo yanejeje Imana, birangira Imana imuhaye izina risumba yandi yose. Mu yandi magambo, Yesu Kristo yanejeje Imana, Imana iramuporomotinga, iramuzamura, imuha izina risumba amazina yose, kandi imushyira hejuru cyane. Reka tuvuge ku izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo ni izina ryiza, ni izina risumba amazina yose. Iri zina twararyizeye, rituvana mu byo abantu batari kudukuramo. Byaduhinduriye imibereho. Iri zina twaryumvise, turaryizera, rituvana mu bintu abantu batari kudukuramo. Ibyaha. Rituvana mu byaha abantu batari kudukuramo ngo bibakundire. Byari byaranze. Ariko Yesu Kristo aje akora itandukaniro, aduha agakiza,
aduha imibereho mishya, ubu ngubu turi abana b'Imana. Abana b'Imana aho muri hose nimuvuge ngo amen. Yesaya 5:3 umurongo wa 2 haravuga ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumbura mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uwo ninde uvugwa? Ni Yesu Kristo ku musaraba. Yesu Kristo ari ku musaraba, izuba ryamurengeyeho, yari afite intego yo gucungura umwana w'umuntu, ngo bitewe n'ukuntu yasaga ntabwo yari afite ishusho yo kwifuzwa. Ariko Yesu Kristo nubwo yari afite ishusho itari iyo kwifuzwa, yarazaniye abantu agakiza, cyangwa se yaraje kubohora iyi si ngo ayivane mu maboko ya Satani, abohore abana b'Imana, abera twakire agakiza. Haleluya! Reka tuvuge Yesu Kristo, umwana w'Imana wahawe izina risumba ayandi yose. Uretse Yesu wenyine witanze agakora ikinyuranyo, hari habuze n'umwe waza gucungura umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, mu ijuru habaye inama ngo bashake uwaza gucungura umuntu mu bizima. Arabura, mu bakuru biranga, abamarayika bose bati shwi, ntabwo twajya muri iriya si, isi ni mbi. Ariko Yesu Kristo aremera, arahaguruka, aravuga ati njyewe ngiye gucungura umwana w'umuntu. Yesu Kristo akora itandukaniro, akora ikinyuranyo. Niyo mpamvu Imana yamushyize hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Burya amazina yose yo ku isi ni meza, ariko izina rya Yesu rirayasumba yose. Izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'amazina yose. Niyo mpamvu Yesu rero yashyizwe hejuru, kuko yakoze ikinyuranyo, yitangira abanyabyaha, mu gihe iyi si yo yitangira abeza gusa. Hano muri iyi si umuntu aba yari mwiza, akagira ikibazo agakora nk'icyaha, haboneka undi umwitangira, avuga ati uyu muntu yari mwiza rwose, akora ibyiza, reka tumwitangire, wenda tumucungure mu buryo bw'abantu. Ariko Yesu we yaraje, we akora ikinyuranyo, aza gushaka, aza gukiza abanyabyaha, aza gushaka abanyabyaha, akora ikinyuranyo ndetse akora itandukaniro. Mwabyemera mutabyemera, Yesu yakoze itandukaniro kandi yakoze ikinyuranyo. Niyo mpamvu Imana yamuzamuye, ikamuha izina risumba ayandi yose, kandi ikamushyira hejuru cyane. Reka tuvuye ku murimo wa Yesu Kristo. Abafilipi 2:5-6 baravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. 6, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, haleluya, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Dore ikintu Yesu yagaragaje gikomeye cyane. Yesu yagaragaje kutikunda. Burya abantu barikunda, ariko Yesu yaravuze ngo nubwo nanjye nakabaye ndi mu ijuru nkanezerwa nta kintu mbuze, ariko kuko Yesu afite urukundo atikunda, yaremeye, aravuga ngo reka aze mu isi. Kandi aravuga ati kugumana n'Imana nubwo ari byiza, ariko ntabwo ari ibintu nagundiriye ngo ngire icyo kurekura. Arabirekura, arabisiga, araza. Reka tuvuge ku murimo wa Yesu Kristo. Icya mbere, Yesu Kristo, umurimo wa Yesu Kristo wa mbere ni uguca bugufi. Yesu Kristo aza mu isi yaciye bugufi, ndetse amera nk'umugaragu, aza gukorera abantu. Umurimo wa Yesu ni ugukorera abantu. Abakristo, abizera, mwumve namwe umurimo wanyu ni ugukorera abantu, ni ukwita ku bantu.
mukamera nk'abagaragu, mukabwiriza ijambo ry'Imana nk'uko Yesu nawe yemeye agaca bugufi akamera nk'umugaragu. Iyi nshingano yo guca bugufi iba mu bakristo burya babikomora kuri Yesu Kristo. Cya kabiri, yaje gucungura cyangwa se yacunguye abantu. Abafilipi 2:13. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubundi umuntu wakoze icyaha wese yahitaga atabwa akajugunywa. Noneho abanyamahanga bo byari bikomeye cyane, kuko abanyamahanga bo ntabwo bari bafite amasezerano, ariko ku bwa Yesu Kristo, bw'amaraso ya Yesu Kristo, n'abanyamahanga nabo bigizwa hafi bajya mu bana b'Imana. Ubu nabo ni abaragwa b'ubwami, kandi nabo bafite uruhare ku masezerano y'abera cyangwa se y'abizera. Icya gatatu, Yesu niwe uruhura abarushye. Burya abantu muri iyi si bararushye. Abarushye mwese nimuze kwa Yesu, yiteguye kubaruha. Twibutse ko iki cyane gituma abantu baruha cyane ni ibyaha. Burya ibyaha bituma umuntu aruha. Niyo mpamvu mugomba kuza kwa Yesu, Yesu Kristo akabaruhura izo mvune z'ibyaha, akabakiza ibyaha. Icya kane, Yesu akiza imvune zo mu mutima. Burya abantu muri iyi si baragenda, abenshi bambaye neza, ariko bafite imvune mu mitima. Izi mvune zo mu mitima Yesu Kristo yaje arazikiza, kuko Yesu Kristo areba umuntu physically, ariko akinjiramo n'imbere indani, akinjira n'imbere akareba iri mu mutima, ndetse agakiza n'umuntu imvune zo mu mutima, kuko Yesu Kristo niwe wenyine winjira mu mutima w'umuntu akareba ibyo abantu mutabasha kureba. Yesu aho mutabasha kureba we arahareba, aho mutabasha kwinjira Yesu Kristo we araza akahinjira, kuko afite ubutware, ubushobozi bwo kwinjira. Yesu Kristo, intare yo mu muryango wa Yuda, afite ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kwinjira. Reka tubagire inama. Amazina yose hano ku isi wakwitwa ni meza rwose, mu muryango wanyu ni meza, ni meza mu gihugu cyanyu, ariko izina ryose wagira ntabwo rishobora gusumba izina rya Yesu Kristo, kuko izina rya Yesu Kristo niryo zina Imana yazamuye irishyira hejuru y'amazina yose. Muri iyi minsi cyangwa se muri iyi si, abantu barakomera bakagira amazina meza, bakagira amazina amenyekana, ariko amazina yabo arakomeye mu isi, ariko ntabwo yasumba ayandi mazina yose, kubera ko ntabwo byakunda, kubera ko turi abantu cyangwa se turi ibiremwa. Make abantu turi ibiremwa, amazina yacu arakomera muri iyi si, ariko akagiraho agarukira, kubera ko turi abantu. Ikindi, abantu mumenye ko ni amazi ameneka, cyangwa se umuntu ni amazi ameneka ntayorwe. Ni ubuzima umuntu agira ariko budahoraho, bumeze nk'ubuzima fragile, ubuzima bw'igi. Igi iyo rimenetse hasi ntabwo ushaka kujya kugira ngo bikunde, kubera ko ni fragile. Abantu rero muri iyi si bakomera, ariko amazina yabo ntabwo yazamuka ngo arenge izina rya Yesu Kristo, kuko izina rya Yesu Kristo ni izina risumba amazina yose, ni izina Imana yazamuye irishyira hejuru y'andi mazina yose, kubera ko Yesu Kristo ari wenyine wakoze itandukaniro, wakoze ikinyuranyo.
dore icyo mwakora abantu mutari mwizera Yesu Kristo. Nimwihane mwizere Umwami Yesu Kristo, murebe ngo arabashyira hejuru y'ibihe. Senga iri sengesho wowe utari wakizwa, gira uti: Mwami Yesu, ndagushimiye ko utatumye mpfira mu byaha. Mu wacunguye nanjye ndimo. Ndagusabye ngo unkure mu gitabo cy'urupfu unyandukure, ahubwo unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Byose mbisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Wowe ukeneye inama mu ijambo ry'Imana, twandikire muri komenti cyangwa se uduhamagare kuri namba yacu. Murakoze. Ciao ciao.